umuhungu agomba guta ubusugi bwe ku myaka ingahe? umuhungu Umukobwa agomba guta ubusugi ku myaka ingahe? ariko bishobotse 18 uba ugomba kubutakaza ukamenya ukuntu ibintu bimera, ukamenya ukuntu ikibuga gikorwa. Sibyo? Abahungu bagira injuga n'abagira ngo wenda umukobwa abihere atabagoye, hamwe kurya ngo usura umuhungu agatangira ngo baby ni ukuri ngo wisanzure ngo yumvemo ikaze ngo hano ni iwawe. Kuko se nawe muko ega nawe ugatangira ugashaka gutegeka. None se yashinze geto ye imugoye, agura ibikoresho na kimwe biza umugurira, yagiye kwishyura inzu nta na 5 akwaka, yagiye kwishyura umuriro n'amazi ari na 2 umuha, uhita wawe ushingiye kuki? Ubwo icyo bivuze kutamenya ibintu byose. Ufite aba ex bangahe? Ufite umu ex umwe nemera kandi nanihakana rwose. Ufite umu ex umwe? Baza ngo twapfuye iki? Mwapfuye iki? Ngo ntago muha. Mwapfuye kutamuha? Anje uko ari byo. Ntabwo ari bya live. Nje nakundanye n'umutipe akajya aza kukwisubiza kwetwa du gift. Agutwo tu gift twose. Birangiye ambwiza ko arambye ati rero sister najya nganja niwe nkarinda nkatani mugoro. Twirirwaye. Atagusabye? Oya bitabaye yanabikoze yanabivuze nkamwihorera. Twajya ni mugoro biba inshuro nyinshi bigeze arambye ati rero mva mubwire sister. Iyi ni Kigali. Ariko mwajya gutuma ama TikToker of course abantu bumva ko ibintu uvuga byose mbikora. Ama TikToker of course abantu bazwa mu zo musanzwe ngira amagambo menshi. Ama TikToker of course abantu bose babambaza ise hirwa hari ukora video ni utaha. Ama TikToker of course comments zanjye ziba zirimo ibitutsi but I don't care. Ama TikToker of course everyone who sees my videos be like ise hirwa burugira boyfriend. Yes I do. Ama TikToker of course abantu babazi ko nkoresha iPhone. Ama TikToker of course inbox yanjye ihora yuzuye. Ama TikToker of course ari kamubwire Dumba niba ushaka ko umwana wawe atazagira uburara ntukajye umukanira ibintu byo kubwira umwana ngo utasa 12 ngo wigira ahantu ujya ngo nahantu wemere kujya from Monday up to Sunday umwana akirirwa mu rugo ukamubuza kujya kureba abantu dore mu rugo ngo tigo umuntu aragoma ngo tigo express yourself. Urumva nibuze ubwenge ukanira umwana ari umbabe inzu w'ishiti yanjye urukumva Dumba ejo bundi afinya 20 urumva nta umva imyaka 20 ntago ari imyaka mikeya ariko wabone mu basiramu baramukaniraga urukumva Dumba ku buryo no kujya kwa leta ndabise biraguruhushye umunsi umwe barafunga nako kwirayide bajya mu ntuza bajya kwizihiza umunsi mukuru baje basanga umwana barinjiye bamusize ku rugo nyine nk'umwana bareze ngo bagiye ngo kwirayide baje basanga umwana yabicishijeho noneho aribwa n'imbwa. Buriya ngewe nkuhaye ntago nakicuza kuri umuntu w'umusirimu yaragiye aribwa n'imbwa bro. Imbwa imoka mana yanjye igihungu cyo muri karitsiye cy'ikinyonzi ari umwana wo mu bakire yo kwa shehe w'umusirimu uturuka mu bakire kwa ko bagiye bamukanira akabona abonye free yo kuba yasuhuka yarasohotse atakwita n'akanyoni mwa indara y'ibyaye se yarayibyaye bya protection ntabyo yarazi kwa kutareka umwana ngajya mu mashuti we baganire urumva ukamuheza mu nzu ngo atazabikirara ahubwo kumukingira ntari ibintu uri kwanga kareba kandi byakakwiye kuba bimufitiye umumaro kandi yaza kuba bizi yari gutugenda agahita kuri farumasi agatagura kanini bikabirangira umwana w'umukobwa yaragiye waba bayimenye hashize amezi 2 kumubwira ni iriya umuntu uzi ubwenge ntiyagakwiye gukanira umwana we ngo wigenda ngo wigira uki yaraje agamuka kari karamubinze kuva kera ngo kubinda wallahi yavuye nawe uri umunyarwanda mwana si ukubinda se
Nugutereta. iyo umuhungu ahora agutereta yarakubuze agacunga gato usohotse hanze y'igipangu aba aramusamye. Umukobwa yagira ngo yari kuri 24 yari akiri virgin. ubundi umukobwa agomba guta ubusugi bwe ku myaka ingahe? Umuhungu umukobwa agomba guta ubusugi ku myaka ingahe? ariko bishobotse 18 uba ugomba kubutakaza ukamenya ukuntu ibintu bimera, ukamenya ukuntu ikibuga gikorwa. Sibyo? Oya njyewe wasanga ntaranakimenya, ariko niyo naba ntarakimenya sibyo nshobora kuba nzi ngo oya nshobora kuba ntarakimenya Dumba, ariko kuko ngendana n'abantu tuvuge gutya niba utarakimenya kuko nsohoka nkahura n'abantu nkaganira nabo nkataye isanshakiye barambwira ati bikorwa gutya bigenda gutya, nguye muri uwo mutego ntabwo wangora ko nahita amenya igisubizo cy'ibyo bintu kuko ntabwo banyinjyanye nk'akanyoni ukumva. So birashoboka 100% rero ko ubwo busugi rero bwaba wenda bugihari cyangwa bwaranagiye, ariko kubutakaza ubishaka utanabishaka n'ibintu bitandukanye. wowe nujya kubutakaza uzabutakaza ubishaka? Ncanza mbishaka nabitekerejeho mbuhe Dumba. Dumba isarerembura. Oya Dumba man kamubwiza ukuri uretse na Dumba guha umuntu ubusugi mukunda ntacyo bitwaye. Uzaba abana baviyorwa n'ibimayi bobo man. Muri make urankunda. I do. None se mubese. Mwese nzabashira menya mushinyagurira. Ko nagukwashingira. Menya mushinyagurira je ntangiye kubyita ntangiye kubireba ko abantu banshinyagurira. Yego. Rwanje ni rwa original panorama stay aza inbox yawe nk'ibyuki byadanje bakubesha ngiye noneho ni ruri pure. Rukundo ruri pure uraruzi? Ntabwo ruvangiye aba ari umwimerere nta buryarya. Abantu baraza kuvuga ko utwika, abantu barabizi ko abantu bakunda kuntwikiraho ngo iyo uvuze ko Dumba umukunda ngo harashe. Nazo bitwaye iki? Weho ngwira mu Rwanda ubundi mwereke ukuntu ibintu bimeze. Oya. Ngoya. Urabihakanye. Unteye isoni. Oya wizigira. Babara wizigira. Ibyo bintu ni byiza. Nzo mu busugi. Yuko Dumba ko akenye umukundira iki? Umva wowe wakabebawe ngo Dumba ngarakenye we. Dumba abantu bisi batera umwaka. Abantu ko baza kuba tukabantu ko nanjye mfite big energy hano. Kandi Dumba zakenye umukundira. Dumba. Abantu bisi batera umwaka. Abanyeshuri batera umwaka sibyo? Batera umwaka. Oya none ntabwo batera umwaka mani. Ahubwo batagutana n'amasha. Ikintu cyo mbaziho nata nanjye Dumba. Isogi. Niba ari ikintu cya mbere kigo ufite round ya mbere ubu urimo urarwana mukubita urabona ukuntu baje kandi ngo oya gusobanura umva ako se sinjyana n'abantu ndabizi urukumva rata Dumba umuntu abaryamye nka hano urumva ku buriri iyo ari nk'isugi mura kubikora yageze mu mirambizo muri kwirukanka mujya mwirukanka bizi umuntu w'isugi nawe kuge igishaki cyangwa inanasi abari kugira gutesha ngom isugi ana nawe kuge igishaki avuga ngo none igishaki agina inanasi Mutangira ku gitanda hano ukajya kubona umuntu arazengurutse. Oya bamwe reba telefone yawe ukuntu imeze. Inyagaruzi mu mazi Inyagaruzi urazizi? Naga zizi do. Inyagaruzi.
n'udusimba iki kiboro gitangiye guhangana nawe kibroke. Ndavuga la ni ikihe iki cyo ngo sesonga ese wagiye gutira aho ukorera mukobwa mwiza broke ikigoryi ziba urumva dumba urumva babyita hajya babyita warubwiye ngo byita nguki inyagaruzi uri kuzibana ziri mu mazi nagasimba kirukanka cyane mu mazi buryo iyo ugiye kugafata ujya kugafata ubona wagafasha kaba karirukanze ukongera ukaba karirukanze ukongera none ukagira aho ubona neza ugiye kugafata kakaba ukabandura nko mu birometero akamurugero rworo kubona iyo telefone yawe bamwita gute umushuti wawe mufite muri kumwe uyu mushuti wanjye w'icyuki rero bakwita gute shu yitwa Mimi. abakobwa beza mwese mwitwa Mimi. Ubu nicyo kintu ngiye maze abakobwa beza bose bitwa Mimi. Mureke we mubwira ko ari mwiza ninjye mwiza urukumva dumba akora gukurashinga ndagufana nanjye ndamukunda byonyine nabona gukurashinga noneho njye ni byose ndamufana ndanamukurashinga umva nende ubwo urugero rwa biriya bintu nubundi nunkunda bimara higora kwica urankunda ujya ngo urashingaho ngo aramfana gusa nubundi urabyo naba byihoreye umva byihorere higora kwica naba byihoreye reba iyo telefone yawe urabona ukuntu imeze reba mu nguna wo hejuru hirya ya kamera reka twasiyuminge ko ariho muba muri none iyo mutangiye ahita yikoza mu yindi nguni yo hirya ya telefone akaba yikojeje ku rundi ruhande akagaruka hano akazinduka telefone yose bakageze hano hasi ugira kuri live ariko ibyo ngibyo wabimenye gute ibyo bintu ngenda bizi kandi ngo nisugi mwumve ngo ni isugi akoze ndumva kuba isugi bivuze ko utamenya ibintu byose ufite aba ex bangahe ufite umu ex umwe nemera kandi nanihakana rwose ufite umu ex umwe mbaza ngo twapfuye iki mwapfuye iki nibyo maze izina ry'Imana nibyo kandi ashaka kuza hano kuri no live kandi nibyo twapfuye mwapfuye kujya live oya ngo ntago muha mwapfuye kutamuha anjuze uko ari byo ntabwo ari byo live njye nakundanye n'umutipe akajya aza kukwisiza kwetwa udugifti abutwo tugifti twose birangiye ambwiza uko yarambwiye ati rero sister najyaga njya niwe nkarinda nkataha nimugoroba twirirwanye atagusabye oya bitabaye yanabivuze nkamwihorera twajya nimugoroba biba inshuro nyinshi bigeze arambwiye ati rero numva nkubwire sister iyi ni Kigali ariko mwajya gutuma ibyo se byabura ku bantu bakundana umbase umunsi umwe ambwiza ukuri aranyicaza arambwira ati iyi ni Kigali umukobwa umuhungu w'i Kigali iyo agusapotinga ku duceri dukeya nta yindi gahunda bagufiteho ntabwo nakomeza kujya rensipoyinga umwana w'umukobwa nta n'ikintu amariye none se ubu ngo ngiye ngo naba ndi kungukira niryo jambo yambwiye narazaniye kada yagwaga ngahe ntabyo kunywa amafaranga ntabwo najya mwishyuza uyu nabaga ngize nk'akabazo yabaga yaguhaye yagwaga nkangahe yamaye amafaranga iyo yabaga yaguhaye yagwaga nkangahe byaterwa n'ikibazo namubwiye mfite ikibazo cyawe yakemuye cy'amafaranga menshi cyari icy'amafaranga cyako yarakennye nawe yari aho desi amafaranga yishyura barisi nta mafaranga bamwita ariko oya ntabwo mvuze izina rye dumba reka mubwire muvuze Blaise
yagerageje. Blaze ngo nta mafaranga yagiraga. Ngo Blaze nta mafaranga yagiraga. Blaze nta mafaranga yagiraga. Nizikuvuze. Nta mafaranga yigiriraga sha. Iryo zina ntabwo ariryo mvuze ariko nta dufaranga yagiraga. Yaguhaga ngahe nyine mbwira yarangaye. Ngahe gute? Iyo ikibazo cyawe kinini yakemuye yagikemuje amafaranga ngahe wamuteye shida wamuteye yagikemuje amafaranga ngahe menshi ya nyuma yaguha. Amafaranga menshi yamaye. Ntabwo nyavuga. Raila ko atari 5. Oya sha wako dumva. Raila ko atari 5. Mwana wanjye naduceri yigiriraga ariko sha utwabaga afite mari yaramagaho. Ubwo mupfintuza mupfa kabaga pipi. Ego sha arambwira ati rero ngo ngiye ngo nakuna nkunda n'umugafriend nkajya nifuza nkabagana ibintu yambwiye we mumuhamagara ngo abandi bakubwo kandi ngo ufite girlfriend none se ahubwo abakobwa bahamagarira iki none koga wamwimye yo tuvugisha ukuri kamubwire inzira nziza yo gufatisha icyana Dumba reba ngeyo iyo ibyo bintu bikora bye kuzarangira muhaye ariko nabyo yakoze yari gukora iki ubundi iyo ushaka gutura hasi cyane urumva umugenza umwereka ko atari yo intention ufite ariko we najya kubona nkumva from nowhere ngo gunutsura iyo ugiye wihutisha ibintu byo kugusura cyane imbere y'umukobwa atangira kugira ubwoba ubundi umwana umugenza agatwumire kutanamukene ngo ukamwereka ko utakeneye n'ibyo bintu byiwe ukamubwira ati reka aribyo umuntu kandi yanyutse gushaka umuntu oya mimi vayo bivuge hano tukureba aribyo nyine umutipe uko nyine muri kumwe aho uravuga ati wampaye ukonya ukujya mu cyumba ukasanga ndi mu cyumba nikwemuwe hose usanze umukobwa yikwemo mu cyumba gutegereje yikuyemo naho iki mwavuganye uko utamushaka nivanye natushatse kuvuga ko nari kugenda nkajya kwambara ubusa kugurira oya habarwa njyewe sibyo iyo akora iyo tekinike urumva yikuyemo akangenza gato akanyeka ko atakeneye ibyo bintu byanjye akaguha gift akakuba hafi uziko birangira uguye muri uwo mutego se yewe afite friend of mine byabayeho ijama yaragiye ko itamukeneye ikagiye umutu gift ikagiye mwitaho imusohokana ikamusangisha gift mu rugo apanje gwamaga mko mwango ngwino ngono akagifitira kugura ngo gatore mu rugo nono wetega ugenda ugashyira mwana nabona ukuntu umuhaye gift ntugire ikintu musaba bizamukora ku mutima ariko byo mwango cyangwa akagusa nk'amafaranga ugatumwa ngo ngwino ngo yafate mu rugo bura n'ubucucu bw'ubugori kandi ashobora kuyohereza kuri mobile money kikakubwira ngo umwagent ngo urabona ngo ndacyaryamye giririri ntose birande ubundi ushaka fatisha umwana neza uramwohereza amafaranga ngiye yakora biriya bintu urumva si umubeshyi ntabwo n'ubundi hano ni kuri live nta byadanje n'ubundi iyo bayashanye naramukunda akajwi sikakajwi we niba ari sikakajwi iki ni twamwitiriye iki cyore ariko nakakajwi nawe ntacyo afite abwira abaturage bose ari kimwe ari hano se oya ahari twamuburoka kigira amagambo mabi cyane yenda cyanga kigira ibigambo bibi cyane kakajwi kiratukana shaho reka nanamureba yaragiye azamurwa no gutukana sharatukana uriya mwana w'umuhungu njye ntabwo namureba ntabwo mbizi ko sinjya mukurikirana ariko nigeze ejo nabonye kuri page ye nsanga afite views nyinshi ewana ndamwitegereza nsanga baramuharaye nuko umuharara kwa ukuntu atukana
Umva nandi ukubwira ukuntu ngiye nshaka kugwa mu mutego w'umuhungu byanga byakunda. Iyo umutipe aje gakeya njyewe niza nzakugenze gute nizi Kigali ewana nkudutike weho jya wikuramo kuko weho uzaba uri korosha n'ubundi wabyukaga. Ndi kuvuga mu gihe umuhungu from nowhere aje ari kukwataka. njyewe nzaba ndi korosora uri murabyuka we ikuremo muri abo bantu. Ndi kukubwira nk'umuhungu nk'iyo ngiyo nyine yaje kwakucunga umukobwa. Nukuza gakeya ukereka umukobwa ko mu bintu bikugenza hatarimo ibyasetse. Ukigira nkaho bitarimo mu bintu bikugenza, ukigira nkaho utanabibonye utanabyumvisha, ugatekinga keye umukobwa ukamugura uturabo agashokora utuntu turaho tworoheje tw'utugifti kandi ukatumushyira iwabo, cyangwa ukamwodaringira ibiryo nkanjye ukunda kwirira, ukamwodaringira ibiryo ukabimwohereza kuri moto bikabimugezeho. Mwana ngo akagenda uko arya ibyo bintu wamuguriye cyangwa ukamera ugakweto wamuguriye cyangwa gashati agenda kwiyumvamo. Hanyuma icyo gihe umukobwa atangiye kugenda agira amatsiko, aseye umuhungu mfasha nta n'ikintu na kimwe ajya nsaba, uyu muhungu ameze ati. Birangira umukobwa ari uje kukwireba, ngiye mutego nawe uvamo sinkubeshye. Ukaza ukireba agashokora nk'aka ngaka ukakamushyira ukamubwira ati iyi ni gift naguze nayitekerejeho. noneho wowe wo mu cyondo ukazanya yibereye no mu cyondo ukakamuha. Yego we nkaba muraje n'umutima mwiza uparitse nako cyangwa suraje akamato kaguparitse munsi yo mu rugo uvuyeho uraje nono uyuje mu rugo mba numva ari ibintu ngiye binkoze ku mutima nyine umuntu gusuhanwa hariya ni ibintu nyine bitangaje. Noneho ngewe iyo uhaje mpita numva uri umuntu w'ingenzi, rero njye ubwo kumfatisha byaba byoroshye. Akoze nk'ibyo bintu akahaza bayisubizamo mu ndirimbo. Urumva ari byiza nyine umuntu neza gifti akanyodaringira ibiryo akamakaji kuri pilawo hajya ngo bayita pilawo yihe? Best pilawo. Ariko best pilawo ko nabonye akavido best pilawo wari uri kumwe nande? Ariko n'umukobwa mwiza w'icyuki wo mu Mutara ndi kumwe n'uw'Imvura. Uri kumwe na Mimi? Na Mimi nawe wo mu Mutara na. Mimi no mu Mutara hehe? Gatsebo. Gatsebo hajya ni? Ntabwo hari. Ucyahe Mimi urenze gahino ugerayo? Kabarore. Kabarore? Unaona mu Mutara hose ni? Urenze gahino ukagera Kabarore? Gahino kukinira. Zakira mu Ruzi, Gakiziguro, Shamuruzi, Kiziguro. Hariya bamuhanga. Gabiro karenga Gabiro? Kayonza, uyu so wanditse Kayonza ni. Kayonza hacha. Kozati. Oya ucya Kiramuruzi ugaca Kiziguro Gabiro urahagera? No, utarajya Gabiro. Utaragera Gabiro? Tugaruke mu byondo tuve mu Mutara. Tuve mu Mutara wowe ndakumva uri uwo mu byondo tu. Yega mu Mutara nawe ni ibyondo. Nawe ni ibyondo na ibyondo bitaba. Tugaruke i Kigali rero ubwo byo mu Mutara tubireke. Icyondo cy'ubanya ariko icyondo cy'ubanya ni ngewe uzakigukuramo. Yego shu. Akora abantu bigenza umuntu abona buriya dumbana n'umuntu w'ingenzi nawe no mu buzima bwanjye. Uparika niyo mubwira ni njye niyo namasi nafikiza buriya dumba. Uparika imodoka ukazana imodoka ya matafari cyangwa ya yisima. Yego sha. Buriya dumba ari mu bantu bazima mani. Umuntu amenyana n'utubuga tukamumenyera hano hari abantu bazima.
man igihungu cyagutesha umutwe kikuriza kikubabaza hano hari abantu nari kintu kandi anakumariye ikibazo cya Dumba afite abantu benshi bamukunda benshi icyo cyose nyine cyo gukunda n'umucelebrity nzajya nihangara nyine mbyimenye dusa ufite abantu benshi bagukunda none se niba unkunda nawe akankunda urumva ko deja mwebwe babiri muri benshi none se ubwo mva nkubwire njye nzabyihangana ariko uzata njye ntacyo bintwaye umuhungu mwiza arangwa n'urukundo umuhungu mwiza arangwa n'urukundo sibyo Dumba ntabwo ajya abasha wucence ibi ni ibiki yanditse uyu bo ariko uyu Ola Sandra ngo mfitiye amafaranga hamagara ngufitiye inshuti Dumba brother hari amafaranga ngufitiye inshuti Ola Sandra ubivuze kenshi ora ayo mafaranga yawe ushobora kuba yamfitiye da reka nkwereke icyo ugiye gukora uraza kunyandikira muri DM na date bita nakataka nyenyere kandi nayam hirwa ndaguhaho I love you so much nayam ariko niba ari ubugambo nyine urabona ntaguhaye ni nubundi se nuwe ko ntari kumubona ni message ze bamwita Ola Sandra bivuze nka gatatu ngo Duma ngufitiye amafaranga ngo mpamagara ngo ngufitiye amafaranga ngo mpamagara abo bavuga neza bw'amafaranga baravuga neza rwose umva se ngo Jackie ngo umenye ko gukunda Dumba bisaba kugira umutima udafuha ko mfuha ariko se ko nta kibazo nzajya mbyimenyera ngo Dumba dukeneye mariage ariko se sha wakeneye iki uzi ko icyambujije mariage kuba ntafite n'umugore ni akavuyo k'abagore narababuze ndababona uno munsi jya kakaza hirwa kaza umva ngiye nkubwira ikibazo numva waba ufite ni uko ukundwa n'abantu benshi urabona ko iyo umuntu ashaka kumubwirira arambwira ati ukundana na Dumba bisaba umutima udafuha abantu benshi nicyo ntabwo ari uko wenda avuga ngo Dumba ngo ntabwo wamukunda n'ibiki bafite ubwabo bwo kubabara mbaye kiwale kinyarwanda ngo bwagara kiwale kinyarwanda wano webiri ne mama ino kubamu ino kubango lina mukasente urumanya werambwe ngo muhe ku bikorwa by'ibinyarwanda kazi nibona bamubwira atagomba kuba afite yo kudufaranga ngire message ahubwo ariko bana n'abakobwa beza nasa simwebwe mujye yose Uganda abakobwa beza pe n'abanyarwanda kazi nawe wajya ejo bundi bakita umukobwa mwiza wa Uganda ngo Dumba yabuze amahitamo waruretse tukikundanira Dumba kwa Kenya mbizi waruretse tukikundanira iyo ko ari imbeba nkagutamo wa mwana we kuzubwe none aha rero dore mama yanjye kanyikubwiye tushyira amafaranga turebe utunyereka niba urenze Dumba Ananyabugande n'amaranga bagira ngo abanyabugande n'amafaranga bagira nyawe nicyo ashatse kuvuga ko businzi bipi waze abanyabugande n'amafaranga bagira my favorite TikToker finest aho Dumba ntabwo akeneye na mu diaspora ukena sha ngo na mu diaspora ukena bisa amafaranga ngenda yashaka hiti amafaranga sinzi ikintu abantu bayashaka ugiye mu mwuka nihumekera abandi ubiki turebe usita duza za Kigali uzaza Kigali nzaza nko mu kwa mbere tuzaza kuko kari kera mu kwambere mu kwambere bazaba bakumfashije umva hi mu kwambere bazaba bakumfashije bakuntoboreye isi mfite kurwana nawe wirukanka ibitanda ujya mu nguni zindi turwanye ndashaka ko bakumfasha ndumva rero umuntu ushaka ko tuzarwana urashaka ko ari njye wo gufungura ntacyo bitwaye kandi ugiye gufata imikosho ngo ushobora gufata shokora
Vipi Dumba, karibu Kenya. Hamna shida, nitakuja Kenya. Utakuja Kenya? Urumva hii nzaza. Noneho ibyana biri kigano noneho nzapfa sida mana we ngomba kuza nitwaza. Ikigega n'abana bavuka buri munsi. Ye kuzapfa ariko nzaza muri ikibazo. Uzaza umunsi waje kuma uzaza witwaje inanga muntu yawe. Urumva iriho imyaka irenze 18. Tuyiprinting tuyishyire mu cyumba hariya hejuru. Nugusaba ibyangombwa. Biri hariya twandika n'imyaka irenzeho ku buryo uri adult. Ingahe? Uyu Dumba ubu ngo tuvugana 18 yemerewe kuba married. 18 yemerewe kuba married. Hagiye iryo tegeko ntabwo bari setinzemo neza se. Wowe ufite 20. Ngewe ubwo naranagumiwe already ahubwo. Kuko se afite ubugi. Umwana ntafunze afite agapapuro hejuru. Ngo Dumba mbona urabizi kubikora. Shift him to big camera man, byananiye kumushyira kuri big camera mwambwiye. Byaramunaniye shift. Help me. Nashakaga ko tungana. Ariko Dumba abantu bose bavuga ko mwaryamanye. Oya, ninde wavuze ko naryamanye n'umuntu we mana we? Ngiye gushyiraho Southing who? Bakweretse? Wabigenje ute? We did it. Wabigenje ute? Ndabireba ndabibona. Uri umunyacyaro? Biba byacyanze nyabo. Nose fone aho ngaho mufite sangaye? Dufite saa 9 n'igice. Wajya ni Dubai? Kumbe umuntu utazi n'ahomba. Muri Amerika. Uri hehe? Reka na muri Amerika mba abantu mumurabura ahantu mba muri comment. Canada.